Bakunzi badugurana ikinyarwanda muraho neza, twizere ko rwose mukomeye ariko mudakomanya amenyo. Tubifurije kugira impera z'icyumweru nziza aho muri hose, haba abari i Rwanda, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ibwota amasembe. Ikiganiro cya none nabateguriye ngiye kubagezaho insigamugani nk'uko tujya tubagezaho insigamigani, imigani y'imigenurano isobanuye, inshoberamahanga ndetse n'imyandiko yaturyoshye mu matwi igihe cyose twabaga turi abana cyangwa se natwe n'igihe turi bakuru ugasanga nibura tukiyikunze. Ngaho rero mbahaye ikaze, ni mu ntize yombi maze mbabarire iyi nsigamugani, tumenye amateka, tumenye uko abakurambere babayeho, tumenye imvugo zabaye rurangiranwa, aho zakomotse ndetse n'abo zakomotseho. Uyu munsi nabateguriye insigamugani igira iti habe na mba. Abantu benshi bakunda gukoresha iyi mvugo batazi ko ari n'umugani, kandi koko ari umugani wasize akariho, ari umuntu wasize umugani. Aho rero rwose ikaze, reka tubirambure. Habe na mba. Uyu mugani bawuciye babonye ahantu hagize ibyago by'icyorezo mu muryango, cyangwa se umuntu ugiye gusaba ikintu azi ko hari byinshi nyuma agasanga nta kigihari, nibwo bavuga bati nta cyahasigaye habe na mba. Byakomotse ku mutwa witwaga Mba wo mu Iceni ku Gisi cya Kigasari i Butare, ahasaga umwaka w'1500. Ubwo hari ku ngoma ya Ruganzu Ndori atuye Ruhashya na Mara ho mu Busanza bw'Epfo. Hakabaho umuhinzakazi witwaga Benginzage, ari we bita Nyagakecuru Mukasa Mukende, agatura mu Bisi bya Huye. Umunsi umwe Ruganzu yohereza y'abatasi kugira ngo bamwige azabone uko amurimbura nk'abandi bahinza. Byari intego ye. Nyagakecuru yari afite urugo rw'inzitane, ariko rukabamo ibyanzu by'ihene ze. N'iby'ibisumizi byaje gucamo, Nyagakecuru yashyikiwe biramwica. Ni nayo mpamvu kandi Abanyarwanda bakivuga ngo naka yasenyewe n'ihene nka Nyagakecuru, cyangwa ngo nta gahora gahanze urwa Nyagakecuru ihene ziraruhanguye. Uwo Benginzage rero yari afite abatwa b'intwari mu ngabo ze zitwaga Imparabanyi, batuye mu Iceni ku mushoro wa Kigasari. Ubu hari uruganda rw'abacuzi b'igishamvu. Bakabamo uwitwa Mba w'intore cyane mu kumasha ndetse no kwizibukira. Umunsi rero wo gutera Nyagakecuru, Ruganzu agaba ibisumizi abigabanyije imitwe ibiri. Umwe utera Nyagakecuru we, undi utera Ikigasari mu Mparabanyi, kugira ngo uzimire zoye gutabara nyirabuja. Uwateye Nyagakecuru umaze kumwica ujya kunganira uwateye Imparabanyi. Rurambikana bishyira kera, kandi ariko hari icyorezo impande zombi. Bigeze mu mashoka y'inka, iz'ibwami zikubita Imparabanyi inshuro. Wa mutwa Mba yanga gushagasha, aragaruka asakirana n'igisumizi cyitwa Rucinya, kirarekera kimukitsinda hagati y'ingamba zombi. Kiti ndaguhamije Rucinya ruciye bugufi, mperutse gucira ibinyita mu bicaniro bya Nemba. Ubwo Imparabanyi zicika umukenyo, ibisumizi bizahukamo bizica umugenda. Abacitse ku icumu rubanda babatangirira mu Nyaruguru, babatsinda ku musozi witwa Mbasa. Hagati aho se wa Mbaho bagira ajya kubaririza inkuru z'Imparabanyi. Ageze mu mucyamo wa Kigasare hitwa mu Birogo, ahura n'umukecuru w'umutwakazi, aramubaza ati nta gakuru k'Imparabanyi wamenya? Umukecuru amusubizanya uburakari bwinshi ati hora wacyo ntazi we wimbaza ubusa. Ati Imparabanyi zatikiye nta wasigaye ndetse habe na mba.
icyatumaga avuga mba nuko ari we wari ingenzi mu mparabanyi. Umusaza akomeza urugendo. Yigiye imbere ahura n'undi mutwa aramubaza ati yewe sha, nta nkuru y'imparabanyi n'ibisumizi wandusha? Undi amusubizanya azingije mu gahanga ati dore ino ndondogozi y'agasaza imbaza ubusa. Ati imparabanyi zashize zose habe namba wari ingenzi muri zo. Nuko iyo mvugo isakara igihugu, irarambanye ihinduka umugani bacira ku muntu usanze ibyo yashakaga byashize. Abo yasabaga bakayimuhebya bagira bati nta cyasigaye habe namba. Ubwo baba bafatiye ku mvugo wa mutwa n'umutwakazi bombi bahebeje se wamba bagira bati imparabanyi zashize habe namba wazigenzaga. Habe namba bikaba bisobanura habe na busa. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, twizera ko rwose mwumvishije neza inkomoko y'insigamugani habe namba, uwo yakomotseho, ndetse n'amacishirizo y'igihe mba yasigiye umugani. Rero turifuza kandi ko niba inkuru yacu ikuryoshye wazajya uyisangiza mugenzi wawe kugira ngo nawe ibyiza tuba twakugejejeho, ibyiza tuba twabagejejeho, ibyiza tuba twabashakiye nawe bitamucika. Reka dukomeze kubifuriza impera z'icyumweru nziza, twizera ko munezerwa kandi mukomeza kugira amahoro n'amahore aho muri hose. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.